ikaze nanone ku bantu boroye izo nyamaswa bari buze kutubwira. Hari ukuntu inkoko rero iba yateye ariko yamara gutera ikabura igi ryayo igasa nk'igize uburakari. Iyo niyo nkoko ngiye kubahereza ijwi ryayo uko ibigenza. Inyamaswa ya kabiri, inyamaswa ya kabiri rero ni ingurube. Akenshi njya numva bayita ngo ni akabenzi, sinzi uko babikomozaho. Hari uburyo ingurube iri mu kiraro ariko ikaba yabuze uwo kuyitaho ngo ayimenyere ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa. Iyo ngiyo niyo ngiye gukurikizaho. Itangira yitonze gato, ikazamura ijwi. Uko utinda kuza kuyihereza ibyo kurya niko irushaho kurakara. Inyamaswa ya gatatu ni inyamaswa icunga umutekano, imbwa yo mu rugo. Imbwa yo mu rugo rero hari uko uba uje kuyigaburira wayihaye ibyo kurya, ariko nanone ukaba ushaka guhindura ibyo wayihereyemo ibyo kurya ngo uyihe ibindi, cyangwa se ushaka kuyirogoya. Umva uko ibigenza. Isa nk'igukanga ikamoka, ariko hari n'indi noneho utambuka ku rugo utazi ko iba ihari ikagukanga. Jya wowe yereka Abanyarwanda.